bagashaka abakinnyi bagomba gucumbika ibintu byose bigenda kuri match urabyumva yari turu nyine yari igezweho yari ya Tadeyo match y'Urubavu yo muri weekend basura equipe Etincelle nk'ubu turabizi ko izategurwa na Claude Mishinga na timu ye byaba prime equipe izacumbika ibintu byose by'iyo match ni uzabitegura na team na groupe ye so umwe mu bantu rero bari muri ayo matsinda yo gutegura game yarampamagaye tuganira ibintu bimwe na rimwe bya Rayon Sport hanyuma mubaza ikintu nayo mfitiye amatsiko abantu bavugaga ko Rayon Sport yagize ibiganiro n'umutoza Lotfi nabifataga nk'impuha kubera ko byavugwaga n'abantu ntizera muri Zandani bikananyomozwa cyane n'abantu bo muri Mukura bavuga ngo Lotfi ntiyakwemera gutoza rero kuko ntifite amafaranga tumuhemba neza kandi tumuhemba ku gihe ibyo rero ntiyabishobora n'ikimenyimenyi Robert yamuhemba muhembye nabi bamurimo n'umwenda bakavuga ngo Lotfi akunda kubihuye yenjoyinga gutoza ikipe ya Mukura ibyo byose bigatuma ntemera ko ibyo biganiro byabaye ariko umuntu uri hafi mu buyobozi bwa Rayon Sport yampamirije ko ibiganiro byo guha akazi afami ya Lotfi byabaye kandi ngo byagenze neza actually Rayon Sport yohereje umuntu aganira na Lotfi feedback yatanze yavuze ko byaba ari cyubahiro honneur kuba yagirirwa icyizere cyo gutoza ikipe ya Rayon Sport Mukura amafaranga imuhemba ndumva nubwo bitajya bivugwaho rumwe hano muri Mukura niba amakuru mfite atariyo ku mushahara wa Lotfi mu mezi Zandani ubwo ariko Zandani bambwiye ko ari miliyoni 3 n'igice Rayon Sport ngo ikaba yifuza kumuha miliyoni 4 kamutuza i Kigali ikamuha imodoka ku mutoza wa Rayon Sport afite imodoka agendamo umushoferi bya bintu byose nyine byo muri Rayon Sport kandi kuko azaba ari umwaka wa kabiri cyangwa se umwaka wa mbere komite yariyo izabitangiye imishinga yose itangiye kujya mu buryo rwose nta kibazo cyo guhemba kizongera kubaho ibyo biganiro byarabaye gusa mu bayobozi ba Rayon Sport harimo abadatekereza ko afami ya Lotfi ari ku rwego rwo gutoza ikipe ya Rayon Sport actually hari n'abavuga ngo niba tugomba gufata umutoza wo mu Rwanda hano imbere umenyereye shampiyona umutoza w'amagaju witwa Amarsi yaba ari n'umutoza mwiza kurusha na afami ya Lotfi icyo ni igitekerezo kiri counter kiri muri equipe ya Rayon Sport actually hari abatekereza ko nka Amarsi ngo ari umutoza mwiza uri charismatic kurusha afami ya Lotfi kuko Lotfi urebye ku rwego rwa competition no gushaka ibikombe ashobora kuba adafite experience afite experience mu kuba yazamura abakinnyi gutanga amahirwe n'ibindi ariko buryo umutoza ashobora kuba ari mwiza mu gutoza amakipe mato gutanga amahirwe gucarinirwa amakipe akomeye ariko gusunika ku gikombe cya shampiyona bikaba bidashoboka ibe bibaho cyane we gusa wenda Lorenzo nka Lotfi bimwe mu bintu abantu banamukundira buryo umuze mu ikipe yawe nta ma exigence menshi arenza zana yo kuvuga ngo ndiza ndi umutoza unyungirije ngo ndiza ndi umuzamu ngo ndiza na fitness coach nubundi abasanze aho ngaho akorana nabo pe ubungu akorana na Nshimimana Canisius cyamusanze muri Mukura nabandi bagiye batandukanye uvuga ngo n'umuntu ushaka kuzana Lotfi wenda ukarekera aho ngaho rwaka Claude akamwungiriza nibijye kugwenda cyane byo gushaka umutoza wungirije bikoro ariko nijya kuvuga ngo tugiye kuzana undi mutoza w'umunyamahanga akenshi bizanya abatoza babo bungirije n'aba fitness coach wenda n'ababazamu ariko nko kuri Lotfi kubera ko n'ubundi basanzwe bamuzi byakoro ariko kimwe mu bintu ngo bizatuma Lotfi bamukonveka neza bakamureshya no kujya mu mikino mpuzamahanga yaba Confederation cyangwa Champions League kuko n'ubundi urumva ko amafaranga baba bagiye kumuhemba ntabwo harimo difference nini fatika yo kuvuga ngo vihuye uzi Kigali cyane ko n'ubuzima butandukanye ariko bimwe mu bintu byamukurura niyo pike yabagiye yo kuvuga ngo ni Mukura rurimo itarenga Kigali yo kuvuga ngo irakina shampiyona gusa n'igikombe cy'amahoro ariko twe tugiye gukina CAF Champions League cyangwa se Confederations Cup ahangaha uraburimo no kugira ngo wenda ukomeze unagaragaze potentiality yawe ahiri vuga ngo rero igihe cyose Sport yatwara kimwe mu bikombe bikinwa mu Rwanda yaba shampiyona cyangwa se cyangwa kuba sunika mu kandi bisanzwe n'ubundi mu kugira ngo mwemeze amwe se mutekereza iki kuri Lotfi hari abari muri bavuga ko kuzana Lotfi uramutse utagiye gushaka umutoza hanze ugomba kumukura muri shampiyona hari abatekereza ko Amarsi afite experience mu gutwara ibikombe ko yabaye i Burundi yagiye abitwara mutekereza iki hagati ya Lotfi na Amarsi uwo mubona umutoza w'umuhanga ninde bijyanye wenda na experience n'imyaka
n'uburyo n'icyo gitsure yashyira ku bakinnyi njye mbona Lotfi yaba umutoza mwiza. Ikintu cya mbere Lotfi wenda rusha n'uwo Amarisi nuko wenda batoza n'amakipe atandukanye, ariko Lotfi n'umutoza ukina ibintu bisomeka pe ku buryo uvuga ngo Lotfi akina atya ujye no kumwiga ushaka kumwiga none ahantu namutinye bura Lotfi ushaka kumwiga uvuga ngo mukura ubushize yakinaga gutya, ariko iyo abonye wamwize mu 15 ya mbere ahita ahindura igitekerezo cy'umukino, agira plan B, agira ama plan B, kandi burya abakinnyi be arabanza akabashyiramo ko rwose ibintu byoroshye ari kubikora mu buryo bworoshye. Iyo ushatse kubikora mu buryo buri panike wapanitse agushyira ku ruhande akagushyira pembeni. Ubu ngubu Eri 3 ntabwo agikina kuko yaramubwira ngo Eri 3 uri mu winga ariko ushaka gushyira mu kibuga hagati ugakina nka second striker ugaburira barutayizamu imipira abona ntibivamo, arashaka gukina ngo najye kwiyengeka mu nguni bya bindi n'imosoye aravuga ngo oya reka mureke kiremo Fred cyangwa se Ronaldo bari flexible uvuga ngo n'umutoza wa understanding swad understanding uburyo bw'imikinire ubona nyine hari akantu kagatushe gato yarusha Amarisi. Gusa Amarisi rero n'umutoza Amarisi se karakantu ko gukunda kuvuga cyane no gukorogana ntibyaryosha gutangaza numva byaryosha aje Kigali abayegereye mikoro izi mikoro za Karikeza amusanga mu rugo atangaza, amusanga ku myitozo atangaza. Amarisi mbona n'umutoza mwiza nawe, umutoza mwiza ubona ko nawe urwego rw'amagaju ugendanye kandi Amarisi buriya ibintu bijyanye no hanze y'ikibuga yabikina cyane kurusha Lotfi. gutegura ikipe cyane bijyanye no gutegura ikipe, gutegura insinzi muri make, gutegura insinzi aga buri insinzi irategurwa ntabwo irategurwa none yo mu Rwanda irategurwa cyane irategurwa kuko uramutse udateguye insinzi abandi bayigutegura. ufite n'impamvu yo gutegura insinzi. hari umukire twigeze kuganira, umukire w'umuherwe kabisa, anyemerera ko akoresha amarozi. Ufite nyine umukecuru za Uganda, umukire w'umuherwe se ufite ikipe hano mu Rwanda? Oya, atari ufite ikipe y'umucuruzi w'umunyenganda ukomeye. Ambwira ko yanyemerera nyine ko afite umuntu umucunga mu buryo buri spiritual, mu buryo bwa roho. Umukecuru ngo yibera mu Uganda. Ndabaza nese kuri umukristo, kuri umuntu usenga, ni gute ugira umuntu ukurinda mu buryo spirituel utari Imana? Arambwira ngo uyu mukecuru kinamfasha njye nta muntu ndoga, ntabwo mbwira ngo ndogera uyu. Icyakora abashaka kundoga arandiye inda, ni protection ko namufite, ntabwo nakabaye ngifite ibintu mfite. Bakaye barandangije kuko aho muzaniye ibintu anyereka agenda akumira hagarika birahamba akiriyaringa inzira. Ni nkuko gutegura ari umupira ubwirinzi. Ushobora kuba udafite umutima wo gutegura rwose, wumva umuntu ugomba kwimanukira Kizimbabwe, ariko iyo urangaye ikibazo ni kimwe, baragutegura urangaye baragutegura. So rero uko byagenda kose nta mutoza ifite mukuru, tuzi ko izashaka umutoza sizitaha, kandi nibura komite zamaze kumenyera, maze kubona ikibuga uko gisigaye kimeze, maze kumenya amakuru menshi, maze kumenya uko abakinnyi bahenze, uko abatoza bigoye kubabona, uko baje bameze nabwo ariko bakimeza basaza. So nekereza ko rero iramutse igize amahirwe igakora saison nziza, ikagira amarushanwa y'Iburayi ikarifiyamo Champions League na Confederations whatever icyo aricyo cyose, byabaha amahirwe kubona umutoza mwiza. Tuva kuri rero ni umunota umwe wonyine, ngira ngo abantu babanze bashimire sport ijyanye na flexibility yagaragaje muri iyi situation, cyangwa se kwiyoroshya no kumvikana, kuko burya Lorenzo cyaje turi ingoma, urabizi ko turi kumwe na president rwose we yaguhamirije ko bakiryamye ku cyemezo cyabo cyo kuba n'ubundi batagomba kujya gukina i Huye. Burya ntabwo yakubeshya gutagira ngo ni ibintu bisanzwe by'abayobozi byo kubeshya, byari byo kuko muri management meeting yari yabaye ubwo Tade yahura na Bagacinya bari bemeje ko rwose batagomba kugihuye, ndetse amakuru naje kumenya ngo bari bamaze no gutegura ikirego cyanditse neza cyane, imirongo bayanditse, ikirego kigomba kujya muri FIFA bagomba kujyayo. Bari bamaze no gutegura ibihumbi 15 by'idolari bizatanga igihe bazabajye muri TAS. Burya muri FIFA ukorega n'ubuntu, ariko iyo utanze ikirego muri TAS kubera ko ari urwego rugo hejuru, gusa nawe uri kujurira bazamutse mu rwego, ibihumbi 15 ugomba gutanga. Bari batangiye kubikusanya bavuga ngo igiye muri FIFA nabo bazashyikira icyemezo cya federation, tuzajya muri TAS twe ko baturenganura. Evan ku cyumweru ngo habaye inama y'umuriro yahuje